gukora kuko ibyo bintu ntabwo abana bavuka babizi. Yes, niyo mpamvu ushobora you may excel mu guhanira umwana ikosa yakoze, ariko ntiwe excelling mu kumutoza icyiza kwiye gukora. Ariko nari ngarutse ngo ntume now you are training them. Ntago wagombaga gukora iki, wagombaga gukora iki. Ari iki byanditswe byarabivuga ngo daho urugero rw'aho mwana kare twavuze Josh and Linda. Josh yarari mara arabwira inkuru abandi bana, murabizi ukuntu nyine umwana nyine tuvuge niba yagiye kwiga karate ari kubabwira inkuru, ari kubabwira uko byari bimeze and all that. Noneho sister we Linda akajya ruining party. Murabizi ngenda byibuka twarabikoraga tukiri abana. Aho kugira ngo ureke musaza wawe yivugira inkuru ye yishime having a fun, ukajya ubiruininga ugashyiramo turirimbo ukamuvugiramo. Amen. Yarabatoje yabigishije inzira z'Imana, nyuma y'igihe abana be babasha kumwita umunyamugisha. Umwana w'imyaka 5 rero I doubt ko azakwita umunyamugisha. Amahoro y'Imana bane namwe, ndabasuhuje. Ubuntu bw'Imana bane namwe aho muri mwese. Yesu nashimwe, Imana yacu himbazwe cyane. Thank you for coming back. Kandi nawe ni buri mushya turakwakiriye. Nuko ukomeza kuzajya mbakira. Uyu munsi nifuje ko tuganira rero kuri uburyo bwo guhana abana buhuye n'ibyanditswe byera, cyangwa se the biblical view on discipline. Ikintu cyo guhana abana kenshi iyo tukivuze ntekereza ko abantu benshi bagifiteho ishusho mbi mu myumvire yabo, cyangwa se mu mitwe iyo bari kugitekerezaho. Iyo bumvishe guhana abana hari bumva umujinya, hari bumva intonganya, hari bumva kubakubita, kubakomeretsa, nyine bumva iyo tuvuze discipline ubundi abantu mbona basa nkaho bumva abuse, bumva nyine kurenganya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Sinzi ahantu byaturutse, ariko obviously nyine kubera ko abantu hari igihe bakoresha nabi by'ijambo ry'Imana ritubwira, nkeka ko nyine ababikoresheje nabi batuma abantu babigiraho imyumvire itariyo. Ariko ngira ngo ahandi hantu byaturutse, we obviously know we are a very soft generation. Turi generation yoroshye. We are the most soft and easily offended generation, of course na Gen Z na millennials nibo mvuga, ku buryo nyine bavuga guhana umwana ukahita wumva trauma, ukahita wumva all the dramas. Ariko ntabwo ariko ibyanditswe byera bigaragaza guhana abana. Ikindi harimo abagerageza guhana abana babo, ariko n'abagerageza guhana abana babo bashyira imbaraga cyane mu myitwarire igaragara inyuma, guhindura abana inyuma. Mbese umwana wanjye sinshaka ko akora iki, sinshaka ko akora iki, sinshaka ko akora iki. Their focus yabo ibiri kuri outward behavior, uko umwana agaragara inyuma. Now nk'ababyeyi bizera rero, cyangwa nk'ababyeyi bashaka kurera mu buryo buhuye n'ibyanditswe byera, tubona ko intego yacu atari uguhindura imyitwarire y'umwana inyuma gusa, atari ugutuma aba umwana mwiza, abantu bavuga ati umwana kwa kana karumvira and all that. Ahubwo intego yacu nk'ababyeyi bashaka kubaha Imana ni ugutuma abana bumvira yes inyuma, ariko biturutse mu mutima. Intego yacu ni ukuricinga cyangwa se kugera ku mitima y'abana bacu. Voilà. None rero ni guhana abana mu buryo bukwiranye n'ibyanditswe byera bikorwa gute? Guhana abana mu buryo bukwiranye n'ibyanditswe byera, icyambere biri mu rukundo, bituruka ku mutima uri mu rukundo. Icya kabiri, biba bikwiye gukorwa mu buryo ijambo ry'Imana ryatweretse. Ntibihagije ko abana bacu bakora ibyiza cyangwa se just acting right, ahubwo dukeneye ko abana bacu batekereza neza. Yes, dukeneye ko we want them to think right, then out of their thinking biturutse mu gutekereza neza kwabo. Gutekereza neza ubwo ni ugutekereza guhe n'ijambo ry'Imana, bakora ibyiza. Ntago twifuza ko, reka mbaho urugero, reka dukoreshe urugero rw'abana babiri, umwe witwa Linda n'undi witwa Josh. Wenda reka tuvuge ko Josh na Linda bavukana. Ntago dukeneye kwigisha Josh na Linda ko badakwiye kurwana, ko badakwiye kwiba, simply kuko iyo babikoze ababyeyi
iyo babikoze hari buze kubaho ingaruka. Icyo gihe ni ukuvuga ngo Josh na Linda biga gukora neza kubera gutinya igihano, ariko ntabwo biga gukora neza kubera bazi koko ikibi cyo gukora nabi n'ingaruka zacyo. Ikindi, igihe cyose ubahana adahari cyangwa ubahana atababona, niba yarabatoje ko biga gukora ibyiza kubera gutinya ingaruka, icyo gihe ntabwo bazakora neza kubera ko basa nkaho ibyo mu kinyarwanda twita gukorera ijisho, basa nkaho bakorera ijisho ry'ubahana. So ni gute rero dushobora kugera kuri iki kintu cyo kwigisha abana bacu atari ugukora neza gusa, ahubwo gutekereza neza? Ni gute dushobora kugera ku mitima y'abana bacu? Ni gute dushobora gutoza abana bacu gukora ibyiza bidaturutse mu gutinya igihano? Igisubizo rero, ibingibi tubigeraho biturutse mu kubatoza gukiranuka. Ijambo ry'Imana rihamagara nk'ababyeyi gutoza abana bacu gukiranuka, kandi n'ahandi bashobora kumenyera uko bakwiye gukiranuka nyeretse mu ijambo ry'Imana. Biroroshye cyane kubwira umwana ko yakoze ikibi ahari no kumukubita akanyafu. Ntabwo ariyo pariti igoye yo kurera abana, kumubwira ati Josh, sigaho ibyo ukora si byo, wabeshye, wagize ute, ukanamunyuzaho akanyafu. Ariko ntago uba ukoze umurimo wose Imana ihamagarira umubyeyi, iyo umuhamagarira kudisiplininga umwana cyangwa kumuhana. Reka mbasomere mwumve iki byanditswe bivuga uburyo dukwiye guhanamo abana bacu. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 4, ibyanditswe byera bitubwira uko dukwiye guhana abana bacu. Umurongo wa 4 uravuga ngo namwe base, ubwo n'abamama babo barimo, ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mugira muti mubahana, discipline them. Aho ngaho kubahana ariho hazamo consequence, igihe bakoze ibidakwiranye n'ibyo bakwiye gukora bakwiye kubona consequence. Ariko hari ikindi gikomeye aricyo ngira ngo twibandeho uyu munsi: mubigisha iby'umwami wacu. Amen. Ahubwo mubarere mubahana, yes, ariko mubigisha iby'umwami wacu. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kimwe guhanira umwana ikosa yakoze, ni n'ikindi kintu kumwigisha gukiranuka. Donc kumutesha ikibi yakoze, ariko ukamutoza icyiza akwiye gukora, kuko ibyo bintu ntabwo abana bavuka babizi. Yes, niyo mpamvu ushobora, you may excel mu guhanira umwana ikosa yakoze, ariko ntiwe excelling mu kumutoza icyiza akwiye gukora. Iyo umwana akosheje, nyine ababyeyi twese biratworohera kumubwira iki ntugakora iki, ukanamuhana, ariko nashakaga kubibutsa ko bidahagije. Ariko nubwo mvuga ko bidahagije, sindi kugerageza kugabanya imbaraga z'umunyafu cyangwa se zo guhana umwana. Ibyanditswe byera birabitubwira, Imana irabidutegeka. Reka mbasomere nka vasi nziza, wabona harimo n'abatayizi. A very good verse yo mu Migani igice cya 22 umurongo wa 15, haravuga ngo ubupfapfa buhambiriwe ku mutima w'umwana, ariko inkoni ihana izaba umucaho. The road drive out foolishness. Inkoni ihana ikura umwana, igabanya ubupfapfa. Hari version zivuga ubugoryi cyangwa se nyine foolishness. Ariko Imana ntabwo itubwira guhana abana gusa, to discipline them, ahubwo inanatubwira kubigisha ijambo ry'Imana, ari byo to instruct them. Hari ikindi cyanditswe cyo mu Migani nacyo kitubwira ibi bintu, gishyira hamwe guhana umwana, kumudisciplininga no kumwinstructinga. Imigani nanone igice cya 29 umurongo wa 15 haravuga ngo, umurongo wa 15 haravuga ngo umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana bandaritse akozanye n'isoni. Izi verses zijya ziba encouraging abamama. Mwibuke ko umunyafu no gucyaha bigira gute? Byigisha ubwenge. Akakenge abantu baba bafite bari baragakuye ku munyafu. Ngo ariko
umwana bandaritse akozanye n'isoni. Mama, urashaka gukorwa n'isoni? Urashaka ko umwana wazagukoza isoni? Biroroshye, mwihorere, mureke akora ibyo ashaka, wigira nkaho bitakureba, ubundi uzareba ibizakubaho ngo kuzakorwa n'isoni. Ariko icyo my focus here byari kugaragaza ko harimo umunyafu, yes, to correct, to discipline, ariko kandi harimo to reproof, cyangwa se gucyaha, cyangwa se kwigisha, to instruct. Now, rero ibi bintu twabyiga gute? Imana yaduhaye ibyo dukeneye byose kugira ngo tubashe kwigisha abana bacu mu buryo buhuye n'ibyanditswe byera, mu buryo buhuye n'ukuri. Kandi ibi bintu bisaba ubwenge, ariko kandi Imana yatweretse mu ijambo ryayo aho nk'ababyeyi dushobora gukura ubwenge bwo gukora ibyo idusaba. Ntabwo Imana yaturetse twenyine, ntabwo Imana yaturetse ngo so that we figure out things on our own. Oya, ahubwo yaduhaye ijambo ry'Imana. Mu migani muribuka igice muribuka ngira ngo ni imigani igice cya 7 havuga ko kubaha Uwiteka nibwo bwenge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ndetse no muri Yakobo ibyanditswe byera bitubwira ko umuntu ukenya ubwenge akwiye kubusaba Imana kuko itanga itimana. Ni ukuvuga ngo ahantu hambere umubyeyi akura ubwenge ni ku Mana. Imana niyo nyir'ubwenge. Now muribuka mama wo mu migani 31 ibyanditswe byera bimugaragaza uburyo ngo abumbuza umunwa we ubwenge, ngo kandi ku rurimi rwe hariho faithful instructions. Reka dusome iyi verse twumva uko nivuga what is faithful instructions. 31:26 haravuga ngo abumbuza akanwa k'ubwenge kandi itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo. Amen. Itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo. So Imana rero itwereka ko ukeneye ubwenge bwo kurera umwana mu buryo buhuye n'ijambo ry'Imana abushakira kuri yo. Now back to our question now. None guhana abana, to discipline them dukoresheje a rod, kuba nyine mu gihe bakoze amakosa tukabaha consequence, byo abantu benshi nibigira ko bitabagora cyane. Ariko ikigoye ni gute tukwiye gutoza abana bacu gukiranuka? Ni gute twatoza abana bacu gukiranuka? Uburyo bwa mbere dutoza abana bacu gukiranuka, icyambere ni ukumenya imitima yabo, kumenya imitima y'abana bacu, kumenya abana bacu abaribo, kumenya ko abana bacu ari abanyabyaha. Hari quote nshaka kubasomera. Kino gitabo nicyo ndi gusoma, it's a very good book, cyitwa Don't Make Me Count to 3. Nicyo umumama witwa Ginger Hubbard yarari kuvuga nyine a mom's look at heart oriented discipline. Umumama ushaka kukibona azakigure, a very good book. Noneho umwigisha witwa Gisrael hari koti yavuze nshaka kubasomera. Yaravuze ngo umumama ntashobora kumenya umwana ukiri muto uko azamera, niba azaba muremure cyangwa mugufi, niba azagira imbaraga cyangwa azaba ari weak, niba azaba umunyabwenge cyangwa azaba umupfapfa. Hari ibintu byinshi adashobora kumenya, ngo ariko hari kimwe umumama ashobora kumenya adashidikanya. Niki? Nuko azagira umwana ufite umutima wanduye. Nuko he will have a corrupt and sinful heart child. Umutima w'umwana wawe uko ibyanditswe bigaragaza uvuka wanduye. Reka mbasomera kandi kamwe. Umwigisha witwa John MacArthur yaravuze ngo abana bavuka ari abanyabyaha. Ubwo bunyabyaha bwabo bugenda bugaragara bidaturutse ku byo ababyeyi babo babigisha, ahubwo biturutse ku byo batabigisha. What does that mean? Umwana wawe akora ibibi utamwigishije. Avuga Proverbs 22 imigani 22:15 avuga ko icyaha gihambiriye ku mutima w'umwana. Nuko aravuga ngo niyo mpamvu bidasaba ufasha abana bakiri bato ukabashyira hamwe, ntago bisaba kubigisha kurwana. Just give them few minutes, baraba barwana kandi atari we wabibigishije. That's the first step. Gutoza abana bacu gukiranuka no kubaza tukamenya position of their hearts. Abana bacu n'abanyabyaha. Aba bana b'abanyabyaha baraba bakiranutse gute?
baraba abakiranutsi binyuze mu kumenya ko nta kindi gishobora kubakiza ahubwo ko hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kutava mu mategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuye ari byo biguhamya, niko gukiranuka abizera bose bahabwa, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Amen. Abana bacu bakeneye impano y'agakiza abamama, uko yaba angana kose, uko yaba ari muto kose. Niba hari ibintu ujya usengera umwana wawe, kandi mothers we must be intercessors. Tugomba kuba abamama bingingira abana babo. Niba hari ikintu wakwingingira Imana umwana wawe, ingingira umwana wawe kumenya agakiza, kumenya Imana akiri muto, kwizera Kristo utsindishiriza abanyabyaha. Ubu nibwo umwana wawe azaba afite impano yo gukiranuka. Iyo umwana rero amaze kumenya uku gukiranuka, ikindi kintu dukwiye kumwigisha gusimbuza ingeso nziza akazisimbuza ingeso mbi. Yes, nibyo, ariko ingeso mbi afite hari icyanditswe kigenda kitubwira, hari ibyanditswe byinshi bigenda bitubwira to put off and to put on. Ibyo dukwiye kwiyambura n'ibyo dukwiye kwambara. Niyo mpamvu rero umwana iyo mubujije ikibi ariko ntumwereke icyiza, ntabwo uba umutojeje, that's not enough on biblical discipline. Yes, ntabwo biba bihagije. Reka mbaho urugero rw'aho mwana kare twavuze, Josh and Linda. Josh yarari arabwira inkuru abandi bana, murabizi ukuntu nyine umwana nyine tuvuge niba yagiye kwiga karate ari kubabwira inkuru, ari kubabwira uko byari bimeze and all that. Noneho sister we Linda akajya ruining party. Murabizi ngenda byibuka twarabikoraga tukiri abana. Aho kugira ngo ureke musaza wawe yivugire inkuru ye yishime, having a fun, ukajya ubiruininga ugashyiramo uturirimbo ukamuvugiramo, nyine ntumuha amahoro, guteza trouble, nyine ugateza trouble. That's what Linda did. Hanyuma Josh abonye mushiki wamurembeje amukubita nyine ingumi nziza. Linda ajya kureba ababyeyi be arira, agahinda kamwishe. Ababyeyi babaza Josh ati kubera iki wakubise sister wawe? Josh ababwira ko sister we yamuteye umujinya, nyine yatumye arakara agira umujinya. Excuse me. Now muri runo rugero ni icyambere kugeza ku mitima y'icyabana bakoze, aho kugira ngo uhite ubabwira ngo ni bibi, ukeneye kubigisha kwibonera ikibi koko bakoze no kubona uburyo gitandukanye n'ubushake bw'Imana kuruta wowe gufigaringa out everything. Iki kintu turagikunda. Communication hagati y'abana n'ababyeyi ikwiye no kwinvolvinga ababyeyi gutega amatwi tukumva abana bacu. Ntituba ari twe tuvuga, ahubwo dufate n'umwanya wo kumva abana bacu. Nko muri circumstance umubyeyi ashoboraga kubaza Linda na Josh ngo Josh byagenze gute, akamuha umwanya nubwo abibona ko Linda ari kurira. Josh ashobora kuvuga ati yandakaje ndamukubita. Okay, umubyeyi akeneye kwereka Linda icyaha cye. Linda yakozinze trouble. Ibyo ngibyo ijambo ry'Imana rirabitubuza. Linda ntago yishimiye ibyiza bya musaza we, ariko kandi no ku ruhande rwa Josh, mbese Josh we ni iki yagombaga gukora? Ese ubundi kugira umujinya byo ni byiza? Ibyanditswe muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19 bitwereka ko uburakari bw'umuntu budasohoza gukiranuka kw'Imana. Kwereka umwana wawe ko uburakari bwe budasohoza gukiranuka kw'Imana. Ikindi Josh yihoreye. Niki ijambo ry'Imana rivuga kwihorera? Ijambo ry'Imana rivuga ko tudakwiye kwitura evil by evil. Ntidukwiye kwitura umuntu ibikwiranye n'inabi yatugiriye. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze iyo step uba weretse umwana wawe icyo ibyanditswe bivuga ku cyaha yakoze, kandi ukareka bikamuturukamo, kuko iyo niyo bita confession. We yiyaturira icyaha cye aho kugira bimere nk'aho ari wowe uri kukimutsindagira ukimwemeza. Icya kabiri ariko noneho ni ukubigisha ese ni gute byagombaga kugenda, kuba traininga noneho mu gukiranuka byagombaga kugenda gute. Ibyanditswe byera bitugaragariza muri Matayo igice cya 18 uko abantu bakwiye gusolvinga conflict cyangwa gukemura intonganya, gukemura ikibazo bagiranye. Bibiliya igaragaza ko nimba abantu babiri bagize icyo bapfa, umuntu wacumuweho akwiye kwegera mugenzi we akamubwira ati mugenzi wanjye dore uko wangiri, Linda ibi wankoreye ntago ari byiza, uri kundakaza, uri kundenganya. Hanyuma iyo Linda asabye imbabazi
ibyanditswe byera bitubwira ko Josh akwiye kumubabarira. Ephesians 4:32 mubabarirane uko umuntu agize icyapfa na mugenzi we. Hanyuma nimba amubabariye kese yabi birangiye. Amen. Ababonye umuvandimwe. Ibyo bintu nta nubwo bikwiye kugera kuri mama na papa. Abana bacu rero barabikunda. Hari n'igihe umwe amusaba imbabazi akambwira ati ndakubabariye, ariko akahita yiruka akaza kubwira mama ati wamenye ko Josh yankubise. Oya, niba ikibazo mwagikemuye, babyeyi dukwiye gutoza abana bacu kino kintu ko bakwiye kwiga gukemura ibibazo hagati muri bo nk'abavandimwe, batabijyanye ku butabera, batabizanye ku mujaji. Umwana wihutira kurega mwene mugenzi we aba afite icyaha. Ikihe cyaha? Ibyanditswe byera biravuga ngo ntimwishimire ibyago by'abandi. Ni ukuvuga ngo iyo ari kumukuzanira abashaka kumukubita, umubabaze mbese. Umunezero we ni ukubona muri umuntu we cyangwa mushiki we ababazwa. Uwo mwana rero nawe akwiye kwerekwa ko afite icyaha mu mutima we. So niba babikemuye hagati yabo, icyambere wabafashije kubona icyaha bakoze nk'uko ijambo ry'Imana ribigaragaza, baragikonfesinga, baracyatura. Icya kabiri, ubafashije, uberetse ubundi buryo, you are training them in righteousness. Uberetse ubundi buryo bagombaga gukemura ikibazo cyabo mu gukiranuka, hatabayemo kurwana ndetse no kuza kurega. Nawe reka tuvuge ko Josh amenyesheje Linda icyaha cye, Linda akanga gusaba imbabazi. Noneho rero niki gikurikiraho? Icyo gihe Josh nibwo azanira mama cyangwa papa ikirego, icyo bapfuye. Hanyuma tukigisha Josh, tukamwereka ko aho kugira ngo ahitinge sister we, aho kugira ngo akubite sister we, yagombaga gukora gutya cyangwa kuriya bitewe n'ikijambo ry'Imana rivuga kuri iyo case. Icyanyuma mu kwigisha abana bacu gukiranuka nuko dukwiye kubigisha gusimbuza ikibi bakoze icyiza, to practice. Kino kintu kiri very important. Ntibirangiriye aho ngaho. Nubwo umubyeyi akwiye guhana abana kubw'icyaha bakoze, ntabwo akwiye kubahana ngo narangiza abwiye toke ngaho ni mugende. Oya, let them practice righteousness. Bareke babyige. Ni ukuvuga ngo babyige gute? Icyo gihe urabwira Josh uti Josh, none wowe na Linda ndashaka ko mukora uko mwari kuba mwakoze mbere y'uko mukubita. Bimeze nk'ari teatre, ariko birakwiriye ko abana bacu niba yabeshye mugenzi we ukabimenya ukamuhana, ukwiriye kumubwira toke noneho ngaho genda umubwiza ukuri, corrected, umubikosore, ngaho genda. Iyo niyo ubundi uko niko kwihana gukwiriye. Ntabwo ari ukuvuga ngo Imana imbabarire ko nibye ikintu. Oya, ahubwo ni ugufata bya bindi wibye ukabisubiza uwo wabyibye. Kwihana gukwiriye ntabwo ari ukuvuga ngo Imana imbabarire cyangwa se ndicujije ko wenda nasuzuguye, ahubwo no kugenda. Niba mama yari yagutumye cyangwa niba ari umuturanyi wagusabye ikintu, ntukajye kumubwira ati umbabarire kare nagusuzuguye ariko nari ngarutse ngo ntume. Now you are training them. Ntago wagombaga gukora iki, wagombaga gukora iki. Ari iki byanditswe byarabivuga ngo mubahane, yes, discipline them with the rod, ariko kandi mubigishe ijambo ry'Imana. Amen. Mubigishe donc muba training uko bagombaga kubigenza. Hanyuma reka mbasomera akantu gato. Nafashe gahunda ngiye kuzajya mbasomera kuko mureke mbabwire. Soma ibintu byinshi nkaryoherwa, nkajya mbura ikintu ndi bubabwire n'icyo ntari bubabwire. None rero nzajya mbasomera duke. Hano uyu mumama yaranditse ngo iyo dukosoye abana bacu amakosa bakoze, ariko tukananirwa kubatoza gukiranuka, ni nkaho ntacyo tuba tubafashije. Iri jambo ntabwo ndizi mu Kinyarwanda. We are exasperating them. Kubera iki? Mbese ntabwo tuba tubakenuye, ntabwo tuba tubigishije ibihagije, kuko tutaba tuberetse icyo bakwiye gukora. Akomeza avuga ngo nk'itegeko, igihe cyose ukosoye umwana wawe ikibi yakoze, ukwiye no kumwereka icyiza yagombaga gukora. Hanyuma
uko niko uba wigisha umwana gukiranuka, kugendera mu gukiranuka kwa Kristo. Nicyo Bibiliya iba yigisha iyo itubwira ngo mutoze abana mu gukiranuka. Bibiliya ibitwigisha ko tubaha amahirwe yo gukora ibyiza batakoze bagombaga gukora. Akandi kanyuma ndibasomere ngo by having them go back and do it the right way, I'm training them in righteousness rather than just rebuking them for wrong. Iyo mbaretse ngo bongere ba practicing imwe nari mbabwiye, let them practice, reka basubiremo icyo bagombaga gukora. Niba ari ibiryo muhaye akanga kubirya bikajyaho kugeza umukubise, numara kumukubita ntibirangire ngo bifate ubimene cyangwa bibike, oya umugete okay, icyo nagukubitiye niki nuko utumviye naguhaye ibiryo ntiwabirya, okay ngaho noneho genda wicare ubirye. Nukuvuga ngo uri kumwigisha. Abana ntago bafite ubushobozi bwo gufigaringa out ibyo bintu mu gihe tutabibigishije. Soza ikintu cya mbere navuzemo nabibutsa nuko dukwiye kugera ku mitima y'abana bacu, ntibigarukire gusa kubakosora inyuma uko bagaragara, ahubwo tukagera no ku mitima. Kugera ku mitima tubikoresheje ijambo ry'Imana, tubereka icyo ijambo ry'Imana rivuga, tubigisha abari bo n'uburyo bakeneye gukiranuka kw'Imana. Icya kabiri ni ukubafasha gusimbuza ibibi ibyiza, kugenda babona okay burya ntago byari ngombwa ko njya kuregera mama wanjye, nagombaga kwiyunga na murumuna wanjye. Noneho icya gatatu, it's to have the child put what he has learned into practice. Noneho nukureka agasubiramo cya kintu yize akagikora. Babyeyi bino bintu birakomeye ariko Imana idusezeranya muri buka muzi principle yo kubiba no gusarura. Byanditswe byabitweretse ko icyo umuntu abibyara icyo asarura. Murabizi ko hagati y'umwanya wo kubiba no gusarura harimo igihe kinini. This mama muri Proverbs 31 ijambo ry'Imana ryatugaragarije ko abumbuza ururimi rwe ubwenge kandi mu kanwa ke habavamo faithful instruction. Ariko later on tuza kubona umusaruro ibyo byamubyariye. Ibyanditswe byera biravuga ngo abana be barahaguruka bakamwita umunyamugisha. Amen. Yarabatoje, yabigishije inzira z'Imana, nyuma y'igihe abana be babasha kumwita umunyamugisha. Umwana w'imyaka 5 rero I doubt ko azakwita umunyamugisha. I doubt ko azabona ko ibyo uri kumukorera ari byiza cyane. Ashobora kutabibona, ariko nubwo atabibona, ibyanditswe byera bitubwira ko tukwiye kubiba twihanganye. Kubiba twihanganye through hardships. Mama wicika intege, komeza ubibe kandi ntubibe amagambo gusa, ubibe n'amasengesho, ubibe no kuba urugero rwiza. Mama hari umugani yajyaga ducira cyane, abantu tuziranye murabizi ko nzi imigani myinshi mbikesha mama wanjye. Yajyaga tubwira ngo kora ndebe ivuga irutavuga numve. Instead yo guhora uvuga, nawe ukwiye kubaho ubuzima koko bugaragaza ko abana bawe babasha kukwigiraho. Abana biga ibintu byinshi babona dukora kuruta ibyo bumva tuvuga. Ikindi nababwira ni ukutibagirwa gusenga. Ibyo umuntu ibyanditswe byera biravuga ngo wiringire Uwiteka ngo kandi ntiwishingikirize ku bwenge bwawe. Do not lean on your own understanding, ahubwo ngo inzira zawe zose uzimushyire donc mu biganza. In all your ways submit to him and he will make your path straight. Umwiringire, niwiringire ubwenge bwawe, niwiringire parenting skills zawe, niwiringire ko noneho like taking the resolution, ahubwo inzira zawe, imigambi yawe mukorera abana uyishyire mu biganza by'Imana. Pray with your children, sengana nabo. Umwana wawe ari gustrugglinga n'icyaha, umwana wawe ari gustrugglinga no kwanga kurya, umwana wawe ari gustrugglinga no gusuzugura cyangwa kudashimira. Pray for them and pray with them. Ujye umuha umwanya. Noneho nimujya gusenga umubwire ati rero umaze iminsi udashimira cyangwa umaze iminsi urwana n'umurumuna wawe, noneho reka nguhe umwanya ubisengere. Abana bacu bamenye ko tujya dusenga Imana tukayisaba kudukiza ingeso mubi yatwanduje. Niba umwana wawe wenda tuvuge ni no kubigisha kuba dependent ku Mana. By the way, ibintu byose we love to do that hano mu rugo. Ikintu cyose umwana turamubwira ati okay
uri gusuzugura cyangwa se ntago ubasha gushimira cyangwa se you are not focusing in class, ntago uri gukurikira mwarimu, ngaho rero bisaba Imana tukigisha abana bacu ko ibyo bakeneye Imana ibasha kubibaha. So ndashoje, Imana ibaha umugisha. Reka mbasoreze ku cyanditswe. Bayicyanditswe also mamas mukene kwitraninga mu ijambo ry'Imana. Ntago ushobora kwigisha abana mu buryo buhuye n'ibyanditswe byera utabizi. Niyo mpamvu dukeneye kubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Niba hari ikintu kimwe nkora nsaba Imana, njya mbasengera abamama n'abantu badukurikiye, njya mbasengera ikintu, njya nsaba Imana, njya mbasengera ibintu byinshi. Cyambere ko mukizwa abadakijijwe, ikindi nyine ko mumenya ubu bwenge mukabushyira mu bikorwa, ariko ikindi njya mbasangiza nuko mubika ijambo ry'Imana mu mitima yanyu. Aba mama, niba ushobora kubona umwanya isaha ebyiri uscrollinga kuri WhatsApp, ugevaho ujya ku yindi app ukabona no kureba iyi video nkora, biragaragaza ko ufite umwanya. Ni gute udashobora gufata iminota mikeya gusoma ijambo ry'Imana uribike mu mutima wawe? None uzamenya gute uko hano umwana utazi ijambo ry'Imana? Uzamahana ukurikije amarangamutima yawe n'ubwenge bw'abantu ndetse n'ubwenge bw'abakecuru. Ibyo rero ntago bihuye n'ibyanditswe byera. Mukunda ijambo ry'Imana. I want to encourage you by a verse yo mu Bagalatiya, verse ya 6:9. Hari igihe umumama bayumva agerageza akajya abona byaranze, akavuga atewe use koko uyu mwana wanjye yakumva koko ko mvuga ntiyumve, ko atumva n'iki byose, ukumva urihebye. This verse is for you. Abagalatiya igice cya 6:9 haravuga ngo twe gucogora gukora neza. Mama, we gucogora gukora neza, we gucogora kwigisha umwana wawe no kumuhana. Kubera iki? Kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwisari. Amen. Nta kugwisari, nta kudohoka. You keep consistency, remember, be consistent. Komeza, we gucika intege. Igihe wumva imbaraga zagushiranye, igihe wumva umujinya kwishe, humeka, manura umwuka, ngwa ku mazi, senga Imana, saba Imana imbaraga. So thank you so much for watching. Imana ibaha umugisha.